n'abadamu n'abakuze tubaze tumenye gukizwa icyacu kandi abakijijwe bonyine nibo bana b'Imana kandi abakijijwe nibo bamenye Imana kwemera kwazana mu rusengero no gukizwa biratandukanye kwihana no kwirega biratandukanye byombi bivuga ko hari ikibazo ariko hari ikibazo kandi hari ikiruta ikindi kwihana Bibiliya ibisobanura mu ibisobanuro ngo ni uguhindukira ni uguhindukira niba wari wayirebeye mu byaha noneho ukabireka ugahindukira ukerekereye mu Mana ugatandukana na bya bindi wahoze muri ruhande nyine Marko muduhereza uti iminsi ishize byari bimeze uku ariko kuri none ibintu byarahindutse nuko niko bimera birahinduka uko wari ubayeho bigahinduka umuco wari ufite ugahinduka ingeso wari ufite zigahinduka wamara guhinduka ugahindukira wamara gukizwa Imana ikakwishimira ukaja ku gitabo cyayo hari igitabo cy'abakijijwe wibuke na Mose hari igihe Imana yamubwiye ngo Abisirayeli baruhije ureke tubate baveho wewe guhindura ubwoko bukomeye cyane kandi ibi byose nasezeranyije uzabigeraho n'umuryango wawe kandi nzawugwiza Mose aravuga atoya iyendo w'iki gihe yobwirwa gutyo bareke bagende nabanje ubateze imbere uko nifuza reka mubabwire ariko Mose ntibyamunezeza avuga amagambo avuga ngo bariya Abanyegiputa tubasize bazumva amakuru k'ubu bwoko bwarimbukiye mu ishyamba bazovuga ngo wabuze amaboko yo kubagezayo ni wowe uzose nandi avuga ngo aho gusekwa nemeye kubihana nuko nyine ibintu icumacuma irababwira ngo barya bose umunsi bava gutata igihugu bakababwira amakuru 10 bikavuga incamugongo babiri bagahamya bakavuga ngo nimba Imana itwishimira nimba Imana itwishimira ngo tuzobarya nk'imitsima amen usimuroshe ni wari warwana n'umutsima Nunca sou comandante ou algum Susoma cyangwa kandi utabaza nuko wabuze ngo imana yawe yari wakishije igihombe ariko uwo mugabo yabavuga ngo ukunda ubona nta kiba kingiye bari kubura none ikibazo bagicumbi bate igihugu kireze kwa kundi bavuze ngo nicyo amatanguro ariko abagabo twabonye umva abagabo twabonye twireba gatwe nitwara tumeze nk'amahanga kandi bari babegereye urumva nawe ngo kandi nabo niko batubonye kandi batababonye yego nuko batangira gukimirana ngo population irakira yabegoze induru birahira babwira Mose ngo nicyo badukuriye mu Giputa uzoze kutugirira n'abana bacu n'abagore bacu bazojamo n'abari abanyamahanga ibindi
bakurikiyeho murabisoma uko Imana yururutse ndetse batangiye gutora amabuye ngo bazobatere. Imana irahira avuga ngo aba bose bazagenda bafite uburenganzira ntawe usora mu gihugu keretse Yoshua na Kalebu. Bamvuze ntakombi na bana bacu mbere y'ibindi byose tuzirya ejo n'ibindi naje ibyo mbere ikibanza n'icyitwa gukizwa. Udakijijwe wese ntazagera muririmbe hamwe na Satani. Udakijijwe wese tireba mu maso kuri umusore, tireba kuri mwiza, tireba uburanga, tireba ubwoko, tireba inzu uvukamo, tireba amashuri wize, tireba amafaranga kuri konte. Udakijijwe wese ntakazotaha. Ezohezwa hanze akunazafata iyo bajyana ngo naraye mwana ngo usanga bacuritse. Niba bagucuritse baragushagaza ngo ni muri mu Mana. Rero ndaganira nawe mu Mana kandi hamwe twari mu butumwa hirega umutanga umugabo ukuze n'uruta aravuga ngo we kuva abaye tarabazwa ikarite na leta taragira gute ngo kandi kuntazagira cyangwa sayide uraniza tese ndangirize bite jewe ngira imiti yazimika mu korobondo umugabo twari kumwe n'isembuza yenda muri Kenya ubona ububasa aravuga ngo jewe nari umurozi ruharwo nakijijwe ariko babwira uko nari umurozi. Niyo twagendaga mu modoka n'abandi bantu benshi hari ibyo nakoreshaga twanogera kuri bariyeri twese igahinduka iy'abana bareba abo batoto na shoferi bakareba yenda kandi na shoferi ababati wende na batoto ati nakabakora example nayo nagendera n'amaguru narakwegera n'umwana ati bakazahamagara n'abari mu birindi y'umwana aravuga ngo ngeze naza gutera indwara murageze isero abaciye muri ubu by'abanyarwanda iwacu twahitana ngo tunaza namfungura ibigori kabishyira muri ubu bushobozi kabishyitsa gutya mu muhanda inkoko zikabitora kandi buri nkoko ifite zitaha ati ugaca abana bo barwaye ati gasagagira ubushobozi bwo kubacunda bakabanzanira n'amafaranga babana basanga bacu tureke ibye ariko reka mbabwire kimwe yavuze ndabikomeza. Aravuga ngo abapfuye bose batizera burya bazabahamba itumbi ibice by'ibitoka akabariro baza guhamba tukamusigarana tukamurya si icyo nshaka kubabwira ariko aravuga ngo abakirisitu ati nakujya babikorera n'isanduka ati nta gicucu cyabo turatuma naho bakandagiye kugira ngo twarure aho bakandagiye igitaka bakandagiye ntitukibone atabakristo turabareba ntabwo twari bose bakabajyana basa n'umva kandi bamara gutaha bamaze gushingura abarozi tubakorana tukajyayo ariko twashika ntitubabone n'umva yawe
kuko bizeye bikomeye. N'imirambo yacu ifite agaciro. Abanyamahanga yongera kuvuga ngo icyo banani bapfa nk'abandi nanjye bapfa nk'abakiranutsi nk'uko yabonye ngo urupfu rwabo rufite agaciro. Bibiliya byariya ngo bana batoya twese nta mukuru wabyumva. Bibiliya avuga ngo n'ubwo w'inyuma asaza ko turasaza wari kuba imbere ahora ari mushya iminsi yose. Bana bato murabima kandi babandi aho ni barya babaho so wakana ngo sigara imbaragereje kenshi ariko babona impigo rikomeye cyane. Twari ahantu twari dutuye twari twarubase akazu kacu mu butayu twagasengeramo buke nabo bakakajyamo igihe tutariyo. Imana yatubwira ngo amaripisi bahaye ko baramuza gucakura aho mwatoranyije gusengera ngo bagiye gusara kandi nicyo bahaye banarongamwe buke koko abo bishwe n'ibisazi zewe wabatwara n'ubwoba buva haba n'urupfu. Jewe narugeze nawe utekereza imyaka 7 impyiko zanjye zidakora zarahagaze nibera ku mashini bayikoze bingana impyiko ikoza amaraso mu mubiri yose baza bakayagaruramo yose muri jewe kandi ku cyumweru gatatu kuwa mbere bakayakuramo bakayagaruramo kuwa gatatu bakayakuramo bakayagaruramo kuwa gatanu bakayakuramo bakayagaruramo imyaka. Ejo bundi muri 2018 nibwo nagiye kuri ibyo bitaro nibwo bashize mu impyiko muzehe yuje ko hari igiterane cyangwa se inama y'abapasitori jewe ngenda batarahagera kandi nza kugaruka barataje. Yego mwaraje zobazana ifoto yaje urebe n'urupfu ndapfa amahingagera kuri 3 ukiri iyo ngiyo n'urupfu ndarubona by'ukuri bitaro gukekeranya tugatinye gupfa hapfumuze ntabwo ko warwaye ntabwo ko warembye hapfa umuze. Urashobora kwegurira hano nijoro kiyosa tusubira nimuri ababona kandi aho mwariye abo duturanye babaze ko nijoro ku rugenzi rwa mbere ariko amaze gupfa benshi kandi nasigara bamwe barwaye abandi batarwaye twumva n'ibiriyo in Amerika yose ngaho za Amerika yageze uteza Arizona yageze uteza ibyo kandi hagenda abantu babasoma. Bibiliya itubwira kwicara twiteguye kubera iki? Kubera kutazi umunsi baravuga bakungukira cyangwa bahita ngo gucashana reka si ibyo ntaho bihuriye wowe ku giti cyawe mu rugero urimo uze wishyira mu mutima. Dufite Imana ikomeye cyane, hari ibindi bice twatoranyije basoma nta mwanya nyine dufite ni mutoya uri muri twe
twabonye hano mu gitabo cy'abami turagenda tubivuga ba kabiri 6:17 n'icyagiye b'Abasiriya baje kwa Elisha baragota agasozi kiwatuyeho ngo bazagamenye amabanga Imana yarimwe bazi igitero bababwira tuka ariho muhagara ariko muri mwe tunze mwese ndi muri bimena abana uriya zabibwirwa n'ikiwe ntiyarazi imbaraga z'Imana ntiyarazi n'abantu b'Imana ko bashobora kubona ibintu baramubwira bati nyagasani tutekereze ko hari ikimena abantu muri twebwe ariko uriya mugabo iyindi Mana itari isanzwe mu banyamubiri uwo niwe uzubwira abatuze ngo muratuka uwo mugabo ati ubwaruko atuye he baramurangira ngo amara ati ngabo nimuhaguruke mwambare mugende ngaya n'amafarashi bifari byose mugende muze kumota ku gasozi haragenda barakabura mushumba wazoka mu gitondo wagaruka kwita ku batako mu bana turashize data tubazwa n'iki ati hano ubona amafarashi atukuze yebambewe atakacukara uwo ni umuntu uri mu mubiri Elisha wariryamiye mukondorereza nta kibazo ntabwo azuri kumwe nawe kwari turi mu bisi Amen. Haleluya. Ubwo abwira Imana ati Imana bagomba gukora amaso nawe warebe yo atabari kumwe natwe nuko banganga barotabariya ati naje umutima usubiye mu nda umushumba aragaruka akomeza ibyo yari akora mu gikoni cya shebuja abasirikare barabaraza baramwegera asaba Imana ati baba ku maso bahumye arabajana i Samariya kwa shebuja byose byakombagiye umuhona kumwereka umuntu ngo bakubite kwa shebuja akaramagara ati muzana tubice udate tubwire gukora bagaburire gusa n'umuntu bareke bataha imyaka izoshira n'anyagahumbi bataragaruka kandi ukumenya nawe shira ubwoba ushikamye urusha abandi imbaraga n'amaboko ari kumwe nawe no mu rugo rwawe arahari ntabwo tumusiga hano turamutahana aho uzoba uri mu modoka aba ari kumwe nawe aho uri mu kazi aba ari kumwe nawe wigira ubwoba witinya ijambo witinya Bibiliya ivuga ngo ringana n'umubare n'umukazi bisobanura ngo buri munsi buri gitondo abaye akubwira ngo witinya bana bacu muhumure ushira ubwoba mama muhumure ushira ubwoba nasomye kandi mu gipande kimwe cya Hezekiya mu ngoma ya 2:32 nahavuga bene iryo jambo umwami wacu ngo yateye nawe arazagota Yerusalemu Hezekiya ni umwami ibintu babona birakomeye ariko ngo akora yabisera arababwira ngo iwabo wabariye ngo hari amaboko y'umubiri ngo ariko muri twebwe hari amaboko y'Imana kandi niyo azatubara dukomeze dusengera n'igihugu cyacu ejo narasomye ngo barateye mu Kagogo wanandikiye kandi agira komunikasiyo n'iriya arambwira ngo basubiyeyo bahaye bavuze ntacyo bataye ukuye inkomere n'abo basize tunabe ku Mana
Imana yacu mu mago yacu, aho turi hose, aho tugenda, aho dutuye, ushire ubwoba, umenye ngo bana bato muri Imana, muri Imana ariyo data, ariyo so, iri mu ruhande rwawe. Shira ubwoba, iwacu dufite imbaraga. Niko na Pawulo yavuze ngo nabo turwana si abanyamubiri bambaye umubiri, ariko imbere y'Imana imbaraga dufite ngo zikubita hasi igihome, zigakubita hasi izo ngabo zose, ngo zigafata mpiri, ngo zamara, ngo zigatsinda n'imipaka, ngo zirwanya muri wowe kumenya Imana. Noneho uyimenye neza, umenye ko ari yo so, ushire ubwoba, Imana itugurisha.